Sheri. Noneho bose hano ho hari ikintu wanenga? Ariko ntabwo ari nk'ahandi ariko nyine hahandi hari ahambere kandi hari impamvu Sheri, hari impamvu twahavuye rega buriya. Uzajya ugenda ubimenya. Iyo mpamvu nanjye mbona ushaka kuyimenya. Mbona ushaka kuyimenya rega nawe no kubizana ibintu bya brage kandi. Oya buriya rero jewe mba ndi kugenda ntambagira ahantu hose nkwereka amazu mfite kandi mfiteho ubushobozi. Reka jya umenya ko umugabo wawe burya akomeye. Ariko ndabizi kurenze. Narigeze ngo hari undi muntu ushobora kugaragara. Ndabizi kurenze. Umwana wacu se umubona ute? Umukobwa mwiza se. Umukobwa mwiza pe. Rero yarambwiye ngo arashaka kujya kwiga. Kunebye muri hano umwana ungana afite ko atari mu ishuri atarimo kwiga. Urabishyigikiye? Kumana. Jewe rero numvaga kuba yarize segonderi bihagije. Ay gusa amashuri hari ikintu naho warakanyubikije. Avuze gutyo ni aje natubwiye ngo harano ngo abantu ngo gusigara mu bijya ariko ngo ni ibintu by'urwenya. Bari harahenge ngo gete bavuze. Nangire seke se. Avanse. Ngo gete bazavundi ngo ikintu ntabwo gikora ngo kereka ngo ni ufite amashuri. Numva ni beje bizaza umuntu ufite amashuri yari telefone yawe amashuri azavuze. Oya ahubwo hari ahantu nanone usanga baranditseho ngo birabujijwe ngo kwinjira hano ngo utahakora. Noneho rero hari uwagize atya agenda arisumbukureza arahakora ubundi ahita yinjira. Bakora mbere ndabona kwinjira. Noneho uramubaza bati wowe winjijwe nani? None se ngo nabonye ngo ntabwo wasomye hanze ati nahasomye rwose. Warize ati narize. Kubera iki winjiye hano? Utahakora. Ati nukuri nahakoze hariya handitse ngo birabujijwe kwinjira hano utahakora. Mpita mpakora ubundi ndinjira. Nta muntu numvise uko mangara. Jya kureba ushaka. Amahoro y'ikikobwa. Ufite ikikobwa ko ufite impungenge. Iki kibazo ufite ongakiriye neza yego ndumushitsi ariko ukabaye kweri unyitaho kameme. Ni karibu se. Yeah. Ukumene muzamu za karibu. Sasa mimi niko hapa lakini hadi kwa mali ni kwa nyumba ya Mayira. Mayira nije. Murugo ni kwa Mayira. Sasa ukuje ufite ibitabo. Sasa jina langu ni Kamasa. Zina ryanje nitwa nama nitwa Kamasa. Nje rero kugutembelea kubasura narimvuye kuri sector harimo wo mu Rwanda. Nazaliwa pale sehemu za Kongo Lubumbashi. Sasa rero kuri sector bari bambwiye ngo umuntu witwa Mayira niwe umfasha jewe nkorera umuryango ntera nkunga wama wita kuba kene
abo nibo Kristo yamatubwira dushakisha abantu bose ubonye ari je mukene kujya ku namwe nkubwira ko kuri sector babambwiye ngo umuntu ushobora kuba wamfasha no witwa Mayira akanshakira abo bana n'abandi bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye lakini yama biki hano ngari wempera ndamuhera nimpa mu Imana ntawuri no kwandika wavuze abantu bakeneye ubufasha none se uyu ni umukobwa wanjye noneho uyu akaba ari umudamu wanjye Mayira wamubwira Imana nimpa mu Imana uzugira umukobwa mwiza nkuyu wewe yamamu abo mugore wawe uyu ni umudamu mu Imana wamusenga Imana imwe cyangwa ni nkeshesha cyangwa zirindwi ariko ndamuheraho nawe nta kibazo ndamuheraho nyumva mu Imana ntabwo namusiga ari ibintu rero ntasobanukiwe umwana w'imfubyi se ushaka kumubwira jama binshobera nimpa mu Imana sasa chance okay kubera iki kama icyanzanye kamasa karame niko baza bavuga bo rero urabona se kuki utari wakinze rurarugisha bo urabona twebwe uko tumenyereye umuco urabona nta muntu numwe wambaye inkweto none wowe wanazinjira rero reka tubanze tuvugane hanze gato oya wizikuramo n'ubundi wasanga n'amasogisana nuka yenda ariyo mama reka nze Sheri reka nze ariko waretse kagenda nawe oya reka tuvugane uragaruka ariko ngareshye cabiranya ahubwo mbonye cabiranya umva rero umva se hano ndahamye ko nta muntu uri kutwumva ibyo ndabyumva nushaka kuvuga cyane nta kibazo gihari ahubwo kiriya kintu uri kwivugisha ni igiki kiriya ni icyo bita igihahisho nzi ko warubonye nari nzi kuri uri wenyine nari nzi ko bari abantu bose baravuze ngura bahari kugira ngo nzamenye none se ukwiriye kuza nibura ukurikije iminsi tumaze tutabona icyingenzi ukwiriye kuza ugahamagara uracanyitaba ndashaka dusibyo zange lakini ugenda gato kidogo ushaka kumeza gewe Mabuja nukuri kwimana ndakwinginze umva munyumve kuri iyo ncu ndakwinginze pe uriya muntu sinumvisha ari kuvuga ngo ashakaga abana bo gufasha nukuri mu munsi abiri amfashe Mabuja wamaye faveri kuko ubu urumva nyine kari umugabo wawe urumva yabyanga mumfashe mfite abana n'ukuri ko Imana asize mu muhanda bameze nkanjye mufashe amfashe we amfashe mumumbwire n'ukuri ko Imana amfashe do ndakwinginze Mabuja do ndakwinginze sibyo Mabuja ibintu byakumvikana byiza nawe nigenda ubaze hano aragufasha kugiye buriya mu munsi yageze akamwibariza ubundi uwo muntu ari gushaka ndetse ntibakiri kumwara hanze ufasha abantu bamubona bombi nge mu mafaranga si nkina ninataka pesa zangu wapi cyangwa diro zose kuba wamumaze igihe uri hanze wihaye kwivugisha ururimi uyoberwa n'ikinyarwanda kandi ari ugiye mu ndagusaba ikintu k'ifaranga zangu ndashaka amahera wawe ibi 12 miliyoni urazima ntuzima cyangwa umugore wawe namubonye namumenye tuza gatoya sasa bon amafaranga
aba wikora mu bwo bwanwa ngurusha ubwanwa ntukantangishe ngurusha ubwanwa ntugakore mu bwanwa n'umuntu w'umugabo sasa umva muvandimwe nkunda reka nkubwire ibintu umva amafaranga yawe ndakwereka umushinga ndakwereka n'ibindi bintu tushobora gukora Bigi mu pasteur hejuru yawe ndi mu missionnaire ngerageza mu missionnaire ndafasha abantu ngewe bifasha nde umva nyine reka nkubwire tuzi ahubwo ibyo bintu bari byo ukomeza gukora ukomeze kuvuga kuriya ntuzigire ubihindura ubundi diro tugiye kujya niyo mafaranga narenze ziriya miliyoni 12 nkurimo noneho ngiye kuguhigiye ngiwe ndashyira nta kibazo uriya mwana sunda azi ibyo wakoreye se ababyeyi urabizi umugore azi ibyo wakoze kugira ngo ugire imitungo yose unkangisha amazu sasa reka tuyiwace gusa ikikwiye kumenya nuko ifaranga oya nibyo cyabira bose mwiriwe numvishe uri umuntu ufasha abantu bose nandi kugira ngo amfashe rwose nyine tuza twafasha none ko wari uri mu kazi se wabyumviye kandi oya nako ibyo tuvuze none aha wari uri kubyumva oya ntabwo nageze mbyumva wabyumviye hehe turi cyagiye muri salo nawe ubuvuga cyane umuhungu wawe yarari kuvuga cyane nukuri kwimado ndakwinginze rwose upfukamira zo pukamira Imana yonyine yahaguruka managerageza utazanteranya n'Imana uzopfukamira Imana yawe gusa iyo rukundo ari uzonakorera avuga neza none se ni ikihe kibazo kandi bose hari abana benshi rwose nasize mu muhanda nandi kugira ngo amfashe pe ndakwinginze umunsi abera mfasha abo bana n'abakure mu muhanda rero ikibazo ni kimwe ntago muzamubwira ukuri ukumva ntago nkubeshya pe hama rero ugende mu cyumweru kiri imbere weekend proche nzogaruka inaha nyine ufasha abantu kamere ryamyeho gatoya cabiranye nafasha mu mbwira kikaba kigihehe reka ngenda gato nanyira fashi iri hariya bafite ibitotsi mbabarira Esther babarira umuntu wo kuvuga uzogenda bakusanye bose ariko tacubucu gusangira abanyarwanda muzamukimenya uzobakusanye bose hamwe ubwire ko tacubucu busa hari amafaranga yo kugira hari faranga zo kugira ngo tubarojiste tuandike kandi tubatoranye none se wamaye nimero ya telefone yawe nkazaguhamagara ese ubundi ikibazo ufite ni ikihe harya ngo ni umwango n'abana ngo bose hari abana nasize mu muhanda nshaka ko umugabo azamfashiriza nabo bakava mu muhanda kuko njye ntabwo nareka kubana nawe kuko njye ntabwo ari bumfasha azafasha abo bana njye nzakomeza mbane nawe azagufasha none se kunyemereye kuzabafasha ufite ibyangombwa byemerera bikwemerera gufasha abantu mu gihugu none se ufite aderese y'ahantu ukorera uri kwambaza ibyangombwa none se muri ibyo byose ushinzwe iki cyo kujya kubaza uyu mwana genda biraso byiza haza ngo hajya ngo wama witwa ngo gaju witiranya ni ariko mana nge nitwa gaju by'abantu umuntu wese ibyo zina umubyeyi wawe arahiye cyangwa ni gempira ariko nkora tuvuga ariko mayira yahirwa ariko umvaye ikizere ungiriye ikizere cy'isegonda rimwe gusa nakugabiye ibyo ntunze byose n'ibyo nzatunga bose ufite ibiki tunze ibiki nakubwiye ko ingenda missionnaire namwe ndi pasteur hama niba ndi umumissionnaire hamaye ndi hano mu Rwanda imishinga yose pagarari hano mu Rwanda iyo yose yampa ifaranga tubutse kandi tuba na zahabu kandi umukobwa mwiza nkawe cyangwa se umugore mwiza nkawe akwiye zahabu hasi urafite koko nyinshi mimi niko na faranga zile zote ziko mu banki zangu ngewe imyenda wambaye ihagaze nk'ahangaha nk'umuntu ufite zahabu ukuntu twebwe hariya abantu biriya ntabwo tuba tugira ibintu byo kwikomplika
tugaragaze bakwica abanyarwanda ngo bazagirisha niko batubwiye noneho mugiye kuza mu Rwanda tugerageza kwicisha bugufi kandi ukumwene na Kristo ariko yavuze ngo muce bugufi wiyoroshe kugira ngo ubashe gusangwa none Kristo waguhanze akakubwira akaguha isura uburanga nk'ubwo bwawe burangaza ariko hari ikintu abanyarwanda bavuze nene izina ni ryo muntu nimba muri Imana urigaje kwera rwamurigaje wambwiye ntitirarwa n'inka n'umwe uravuze ngo naje wongira ubwatsi naje wongira ubwatsi basi wone ukandisha kamundisha neza muri atura muri wowe ozo mpaye amahirwe isegonda